bimeze bite ko ndeba wirukanka nk'uwahanzwe ufite iki kibazo umva ahubwo nkubonye ntagushaka akaga karongoye indushyi koko washakiraga iki umva ahubwo se noneho reka nkwereke nta hantu wandangira bashaka ihene iyo hene yawe se n'inzo ihene yanjye ni isine kandi noneho reka nkubwire ni ihene nziza umva iradegera neza neza urayitaka nkagira ngo iranatwite ubwo iyo hene imeze ite dore ifite umukobwa nako inyagazi n'ishashi mu kanya uravuga n'umukazana n'umwuzukuru none se reka mubaze ahubwo we muri kuntereza we mbwira nimba ari ahantu nabona nayigurisha kuko ndayishaka amafaranga uretse gato mbashije gutekereza hari ahantu ku kabari k'ishiraniro hariya hirya akunda kugura ihene nizo arwaye ingonga arazigura ariko uretse gato se gutuza ntushaka amafaranga ndashaka amafaranga byaba byiza uyijyanye akayigura hariya barampenda oya ntacyo dore ikintu ugiye kugukorera ntacyo ngiye kugusinyira agasheke ugende wayaguhe wikenuzere n'iki inshuti zibereyeho ahubwo noneho hari ikindi kintu nshaka kugusaba ese ahubwo kutabanje uretse gato kutambika ukuntu wabonye uriya mukobwa yaragushimye mbese bizinesi unayishoboye cyangwa ntayishoboye arayishoboye cyane agayishoboye asa n'utwo twe twabaye miliyoni 350 arabeshya ese umva ako miliyoni 50 z'ikintu zikora hanze nese n'ujye miliyoni 50 yavuga atari kuye mwana ewana ujye umwereka agume muri bizinesi aya mbwiza ukuri yitwa kirimo ifeza yagira ngo yarabwiye ngo ni nyine wamubonye utariko mbwiza ukuri nyine utambe ako nawe ufite amaso ahubwo wasanga wari wabitekereje ujya kumuzana yarahageze ndavuga ati uriya we noneho n'ujya umuzana ebana amafaranga nzajya nongeraho ku buryo noneho mu gihe kingana nk'amezi 6 ebana nawe uzaba wageze ku rundi rwego rutari urwo hafi aha ngaha mwana uriya mukobwa nyine twarahuye nyine urabona yaje kundeba mu rugo urumva noneho arabansaba akazi nyine umuntu yakansaba ngo bosi ngo bosi nkubishatse urumva rero nkubishatse nkamuhaduha akazi umva noneho nanjye nkamureba ndakaguharisha ariko shari ukuri byarantunguye turarabibonye ndasekara abantu uzaze nkagura akarora mukobwa ariko ntabwo n'umbona n'umukobwa nkuriya njye nohereza ahantu mu bakiriya genda kabisa kabakuraho amakuko bizinesi ni amafaranga bwajya yagenda yambaye ubusa icyambere nuko azana iki amafaranga akushire nayijyanye uretse oroshya ntushaka kugurisha ihene hari undi musaza afite umuhungu yitwa Sarigoma uwo musaza rero afite uruhara ikintu cy'igihara nyine ku mutwe ariko n'uruhara rwe rero uwo nguwo agura ihene hajya yitwa yitwa sinamenye uwo mugabo wa mukire mwe w'uruhara wandavuga umukire w'uruhara se w'ikira ahubwo menya ngo we azayijyana muri ekogarafe barebe igihinda amezi maze nashaka azahita ikuramo inda ubundi azayirye byose ibindi urabizi neza ko azayigura ungeze umusazi none hari igihe nawe umuze ntacyo reka ahubwo ndeka gukererwa wowe nimara kugurisha ahubwo ngusangeyo mpite nkugurira akantu kawe rwose nta kibazo akantu kanje ubu se nkwizera nyizera rwose ariko uramutse umbeye ahubwo urimo uranyerereza uragira ngo ndabizerega arayampa urimo uranyerereza ubwanwa bumeze nk'imizi y'isina nabupfura gusanga yagiye mu kazi reka nihute kuko amafaranga ndayakeneye cyane umva ntimugakine nanjye mba nkeneye kabitugukwaha ntimukamenyere ye baba gwe sha umupfu arazutse pe uzi ko kariya kagabo karabinkoreye fureshi gace hano karangisha ihene none kari bume na komisiyo sha harashize n'igihe ubwanwa bwanjye nta n'umuntu ubukoramo ndake sha harahiye buriya nta kuntu najya kureba cya nyiratsiburara kikaza kubinkorera neza ubwanwa bwanjye bwari bwaraye shahu none n'iki harahiye reka njye kukireba ahubwo njye kugira gahunda ujya duhurira ku kabari kwa ishiraniro nta bindi undi nta nimero ziwe bundi sinazikiza muri telefone yanazimye sha gukena si byiza ko ariko turahura reka ngende ndamubona aho bukera Muraho neza mu rugo. Muraho neza mu karuhuko. Amakuru. Bisawa. Kubonye nagushaka. Nabona reka. Ntabwo wamenye ibibazo byanjye se.
so kubera ko tutaza mu nama kucyo kwa mbere kutaje mu nama byagenze ubwo nyine byari byancanze ariko mfite ikibazo cy'umwana sarigoma wawe rero na kese ye nkora nayo no ku cyumweru nari mfite kese ni kumufungura ya mwana rero ko nimba bananiye mwarashizeho akanyu kakananirwa ubwo leta nyine twe tugiye gushyiraho akacu kwirinda oya tugushyire gereza umugoro oya soko na kwifuza magaruka na kwifuza buriya gufunga ahubwo nagira ngo mfashe n'umuyobozi umwana nk'umubyeyi umundebere turebe uburyo twahuranye nk'umuganirize twumve icyo yakubwira hariho igitsure cya kigiye ariko bitavuze ko uri umuyobozi nimba aribyo wifuje nta kibazo ndareba umutekano nimugoroba umushakishe hari uko muza waherereye oya ntabwo mba mpazi mbona agenda akabyuka agenda ubu narumiwe ubwo twebwe ni ikibazo twakiriye turamushaka turamugorora nitumara kumugorora tubone kumushikira urabungire neza rwose amadugu ni ukuri nimwe nari nkigiye oya nibyo rega muba mwaradutoye mutwizeye niyo mpamvu tugomba no gukemura ibibazo byawe oya rwose mumfashe niba hari umwana wambabaje wanteye agahinda ariko nibigenda neza nizere ko mufite ukuntu mumeze muzabyibuke ariko mukarukunda bambwira ibibazo by'abana utabonamo n'akantu ko kunywa akaruswa ubu si nka biriya babimbwira ngo njyemo bimarire ikikokora ariko narumiwe koko ubu se mudugudu ari kunyaka ruswa ku kibazo cya sarigoma koko iyi miyoboro yabyo tuzamenya ari ibi uriya mwana ntabwo yatonera n'ubundi ari mu banjye n'ubundi turagikemura ndabiganiraho nawe ariko nawe ntabwo bizacira aho ngaho gusa mwagomba kuzagira ukuntu abigenza kabisa kuko uriya muhungu we ni uwanjye ndabizi kuko ni umuniga wanjye muri ba bandi bantoye arimo nari byanashoboka ariko rero buriya impamvu nkwiyambaje nyine kuri ikintu ugomba gukora ugomba kunshakira urumva zanayemo imara akanjyanira ahantu bibara abanyamahanga bakunda abakobwa bameze neza ariko rero ikindi kintu ni kimwe iyi bizinesi yacu umuntu yashaka kujya ajya muri leta akandikisha akajya asora kwintu byo kujya bafata imari ntabyo gusora abana si ubwo ngiye najya gutanga imisoro ndi umwana tungo dufite ni forode ariko niyo ndyamye none se reba nka cya kirombe naragiye ndagenda tuba ducukuye nsanga abaturage bavumbuye zahabu abandi rero mukazicukura nkabereka hano umuziki none ndagenda nidepera mu nzu none rero saza ubwo iyo nza kwibeshya ngo ngiye gutanga imisoro ubwo uzi leta iri hariya ngo uragiye ngo ugiye gutanga za TVA n'ikinini ariko rero mani ntabwo byaguhira ahubwo dore ibanga ni iringiri mani ibanga ni ukujya dukora ibintu tubishyize mu ibanga ahubwo mva ikindi kintu wakiyemeye ushaka ko tugura noneho idutwara intwaro mani nka mfite nka kabucuro n'agatwara nk'aha ngaha mani